Reka tubifurize ibihe byiza mwebwe tubana umunsi ku wundi ni kuri Machachari official tayari mwamaze kuhagera. Turongeye turagarutse rero, ni ya masaha yacu, ni ya masaha y'igicamunsi tugaruka kuri situation uko iba imeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukarebera hamwe muri aka karere uko ibintu biba byifashe. Murabizi ko tugaruka ku makuru ya politike, diplomasi ndetse n'umutekano. Twibanda muri aka karere dore ko intambara iri kubera muri aka karere hashize igihe kirekire. Coalition, ubwo ndavuga coalition ingabo zishyigikiye leta ya Kinshasa zirimo zigundagurana cyane ku rwego rukomeye cyane n'ingabo za AFC M23, nazo zifite impamvu yatumye zifata intwaro zikarwanya iyi leta. Byose rero nta handi ushobora kubisanga amakuru aba yizewe ndetse amakuru abagezweho nahangaha ni kuri Machachari official. Ariko kandi reka mfate iya mbere yuko wenda ngira icyo mvuga, shimire abakunzi ba Machachari official cyane cyane abari ku rubuga Kwetu Kivu, abantu tubana kuri ruriya rubuga mbashimiye byimazeyo cyane ko kubera ko natunguwe na initiative mu by'ukuri mwatangije initiative nziza cyane. Ngewe ku giti cyanjye navuga ko yantunguye ku rwego rukomeye cyane. Mwabantu mwe rero uko byagenda uko ariko kose ngewe simbabeshye natunguwe pe. Nari mu mujyi wa Goma ndahantu ho bita mu Birere. Benshi wenda bashobora, hari uwo twigeze tubiganira hambwira ati ko wabuze kudakoma ko ari byo turimo byagenze bite. Ndavuga nti ntabwo mpari, ndimo ndi mu kavuyo hariya mu Birere. Habaye impanuka ikomeye cyane, ikimodoka kinini cyane cyaje gucika fre kiraza gihitana abantu ndetse benshi barakomereka hariya mu Birere. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye cyane, hari urusaku rwinshi, sinaje kubona ukuntu nkora reaction mu by'ukuri kuri initiative ndetse n'ibiganiro byari ku rubuga n'ubundi rwa Machachari official. So ntabwo rero mu by'ukuri nahabonetse, ariko mbashimire cyane kandi mbabwira nti courage abagerageje mu by'ukuri gukora iyo bwabaga, Imana ikomeze ibongerere. Mushobora kwibaza mutese aya makuru y'uyu munsi noneho nubwo ntangiye nshima abakunzi bacu, ni ukuvuga ngo aho tugeze ni mwebwe mw'abantu mwe. Twatangiriye kuri 0, murabizi twatangiriye kuri 0 umuntu umwe. Ubu ngubu mu by'ukuri turimo turazamuka tugeze hafi mu bihumbi bigeze muri 400, ubwo ni hafi 5 bishobora kuzura isaha iyo ari yo yose, n'ejo bishobora kuzura. Murumva ko mu by'ukuri ni igikorwa cy'intashyikirwa mu by'ukuri aho twatangiraniye n'ubu ngubu tukaba dukomeje kugenda ndetse tubana mu byo ukuri. Amakuru rero y'uyu munsi araza kugaruka kuki? Amakuru araza kugaruka ku mirwano ikomeye cyane. Navuga ko ari imirwano ikomeye cyane yabereye mu nkengero za Kavumu. Ndayivugaho aha ni muri teritwari ya Kabare, mbabwire uko byagenze nyuma yuko ku munsi w'ejo nababwiraga ko muri komine ya Bagira ni mu mujyi wa Bukavu, ariko ikaba imwe muri komine zibanziriza izindi zose zo mu mujyi wa Bukavu. Niyo ibanza yuturutse muri sheferi cyangwa se yuturutse muri teritwari ya Kabare, ubanziriza muri komine ya Bagira. Ahangaha Wazalendo ndetse zaje no kugaragara mu by'ukuri mu gasantre ko nababwiye kitwa Maria Kacerewa, mwarabyumvise nabibagejejeho. Ahangaha rero mu nkengero za Kavumu mu gace ko bita Kaburungu haje kumvikana naho urusaku rw'amasasu muri iki gitondo. Ndaza mbabwira abari bagabye igitero ndetse nuko byaje kubagendekera, byose ndabigarukaho. Hanyuma si ibyo gusa, ndaza kuba ngaruka ku yandi makuru menshi agaragaza ko hari zimwe umubare munini wa Wazalendo biripotinze, apana babandi bo muri Nyatura nababwiye, abo kwa Jean Marie Bonane bo mu cyama cyitwa Nyatura ANCDH yo kwa Jean Marie Bonane, ahubwo abandi biravugwa ko baturutse mu mitwe igitandukanye. Bose bari bavuye mu mutwe tudaboro witwa MCLP, FARE, FPP ndetse na IPRC. Ni imitwe ikorera muri teritwari ya Rubero. Biravugwa ko abangaba bishyikirije cyangwa se bajoiniza AFC mu 23 nyuma yuko nabo bamaze kubona ko ntacyo barimo barwanira. Ndabigarukaho mbabwire ibyaba ngaba. Hanyuma uretse ibyo ngibyo ndaza gukomoza byensiri kuri iyi mpanuka, ariko ndaza gusimbukira no muri Gatsiro ni muri teritwari ya Rutoro, ariko hakaba n'ubundi hariya muri sheferi ya Bwito. Ndababwira ibyaho aho abaturage batamerewe neza nyuma yuko ikitwa coalition cyane Nyatura zo mu mutwe wa
wo kwa Dominique Ndaruhutse bakunze kwita Collectif de Mouvement pour le Changement ni CMC basenye ibitaro bya Gatsiro bikaba biri kugora abaturage cyane kugira ngo babone aho bajya kwivuriza, ndabigarukaho byose mbibabwire. Gusa hari imirwano ikomeye cyane mu by'ukuri isa nkaho yabereye hagati y'aho bita Kayanja ndetse n'aho bita Gasheberi, ni muri Oso Banyungu, ni mu gace mu by'ukuri navuga ko kitwa mupaka, bakita mupaka ariko kandi answa n'ubundi bakita mupaka ariko n'ubundi kari mu mupaka wa teritwari ya Warikare ndetse na teritware ya Masisi. Doko ubuvuye Gasheberi ndetse na Kayanja ndabigaruka mbabwire uko byaje kugenda. Biravuga ko kugeza ya masaha hasa nkaho hamaze kuboneka umutuzo, ibi ndabigaruka mbabwire uko bimeze. Hanyuma sayo gusa ndababwira imirwano ikomeye cyane irimo irabera n'ubundi muri direction ya za Makobora, aho AFC mu 23 irimo irinjira, ari nako Burundi bukomeje kohereza ingabo mu buryo bwihishe, ariko nkababwira ko bari kujya bagenda bahura n'imvubu mu mazi ya Tanganyika bakahurira n'akaga gakomeye cyane. Ibi nabyo ni inkuru ndi buze gukomozaho. Ubundi nze kugaruka kubabwira ko Wazalendo bamaze gutangaza yuko Baraka nayo ishobora gufatwa isaha iyo ari yose mu itangazo bashyize ahagaragara. Nababwiye mu gitondo itangazo ryamaganaga uwitwa Colonel Michel, ariko suko bimeze. Noneho bavuze ko ngo hari ingabo zagaragaye mu nkengero cyangwa se muri direction ya Uvira, ngo bikaba bigaragara ko umujyi wa Kalemi, Baraka ndetse na Maniema bashobora kuba bari mu kangaratete. Ndaza mbabwire ibyaho. Hanyuma AFC mu 23 muri aya masaha ya mbere ya saa sita yaje gushyira defense mu gace ko bita Ndurumo muri groupement ya Ruberiki. Ibi ngibi bikaba byatumye Wazalendo bahunga, bahava bagahunga mu gihe bari bumvise ko AFC mu 23 hasize ibirindiro. Kubera iki yagiye kwashira bino birindiro mu gihe cyo mu by'ukuri batari basanzwe ibirindiro byabo bihari? Muribuka yuko nababwiye ko Wazalendo zirimo insisiro zose, ibice byose barimo bavuga ko buri gasisiro kagomba gutanga ihene kugira ngo baze bafete ubunani cyangwa iminsi mikuru. Ibigi rero byatumye AFC mu 23 yumva gutabaza ko abaturage ikabajyanye ibirindiro. Uyu munsi mu kanya nyuma ya saa sita bagashyira ibirindiro mu gace ka Ndurumo, ndababwira ibyako. Hanyuma ingabo mwabonye zageze Kinshasa zirimo ingabo z'abazungu, bivugwa ko ari ingabo za Amerika. Bamwe mu bakongomani batavuga rumwe na leta bazihaye ubutumwa, bivuga ko zishobora koherezwa mu burasirazuba. Hari ubutumwa bazihaye, natwe turaza kubusomera hangaha. Hanyuma tuze kugaruka kuri Lieutenant Colonel Manirakiza, uyu nguyu warashwe mu minsi yashize akarasirwa i Ruvungi, umwe mu basirikare bakomeye bari bayoboye amabatayo hariya muri Ruvungi, akaza kuraswa na AFC mu 23. Nabyo turagenda tubikomozaho. Ubundi mu by'ukuri ikindi turaza kuba tureba uko hirya no hino bimeze. Gusa ikijyanye n'imyigaragambyo yo, imyigaragambyo uyu munsi yabereye muri teritwari ya Masisi, yabereye Igicanga mu masaha ya mu gitondo. Igicanga niho habereye imyigaragambyo uyu munsi, niho hari hatahiwe, ndetse imyigaragambyo iza gutangira n'ubundi mu masaha ya mu gitondo ibera aho bita mu Rubaya. Donc muri Rubaya naho bita Kicanga niho imyigaragambyo yabereye. Hari imboni yacu iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatubwiye ko hari n'undi mubare w'abaturage waje kwigaragambya muri Amerika. Gusa kugeza amagingo ntabwo turamenya abigaragambije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba bigaragambije mu yihe leta. Gusa nkuko twagiye tubigarukaho, birasabwa yuko iriya myigaragambyo igera hose aho ari umukongomani wese mu by'ukuri ushyigikiye ukwishyira ukizana ko abaturage b'abakongomani, ukeneye ko abaturage bagira amahoro, ukeneye ko ndetse mu by'ukuri n'ibyitwa ubuhunzi bw'abaturage b'abakongomani bagiye bahungira mu bihugu bigiye bitandukanye bushira bucika. Mu by'ukuri ndumva ko rero hose imyigaragambyo yakabaye iba kugira ngo communauté internationale cyangwa se amahanga abone intambara ya AFC mu 23 impamvu yayo, ndetse mu by'ukuri inahabwe n'agaciro. Hari igitabo nabonye, niba ndacyita igitabo, niba ndacyita iki, ni urwandiko rukomeye cyane rwanditswe n'abantu b'impuguke b'intiti bageze kuri 800. Kaka mikro karahari ahangaha abakunzi aka kantu roko barankunze kuvuga ngo aka kantu ngo karahari kaniko katumye abakunzi ba Macacari official bavuga bati initiative kakara kantu tugomba kugakuraho tugashaka kandi kazima. Mu by'ukuri ibyo bintu nkaba mbibashimiye cyane. Hanyuma icyo nshaka kugira ngo mu by'ukuri icyo navugaga ni intiti nyinshi zandikiye Secrétaire Général des Nations Unies wa ONU. Uyu nguyu akaba ari Antonio Guterres, bamwandikiye bamubwira ko ngo nibakomeza kugendera
ku byo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihora ishyira imbere ndetse n'amahanga agendera ku nyungu zayo bakabirebera, barimo bara apuya nanone double cyangwa se deuxième fois cyangwa ubugira kabiri n'ubundi jenoside nk'iyabaye mu Rwanda n'ubundi bayirebera. Ati nibakomeza bakagenda babeshwa ko ari intambara yashojwe n'u Rwanda bakabyakira. Nabonyemo abantu bo mu bihugu bigiye bitandukanye benshi bigisha kuri za kaminuza zikomakomeye. Urwo rwandiko ntekereza ko ari urwandiko rurerure cyane, aho sinarusoma, ntabwo nakwirirwa ndusoma, gusa ndakeka hari umuvandimwe wagize atya anaga ko karinki muri groupe, ugafunguye nibwo wakwemera ko ibingibi mu by'ukuri bimaze gufata indi ntera. Ndagusaba rero unkorere subscribe nyamuneka, nta kindi usabwa, nkorera subscribe, numara ko nkorera subscribe nkorere like, nibyo by'ingenzi cyane cyane ngusaba. Ariko kandi hari abandi bavandimwe babandi tubana ku mbuga zacu bariya bondimo mbona nzagarukaho nitonze amazina yabo. Mu by'ukuri mwese mwiyumve, mwebwe mwese murimo mutwumva, mwumve ko muri ab'agaciro cyane kuri Machachari Official. Mwadukuye hasi, ubu ngubu murimo muratuzamura, nizere ko n'ubundi ibyo ngibyo ari byo bintu bigomba mu by'ukuri bigakomeza bene ubwo buryo. Sinzi nge nabuze n'icyo mbabwira hariya ku rubuga, ndaceceka gusa ndahora. Gusa naje kubibona nyuma, nabibonye nyuma cyane, ntabwo narinzi uko initiative yatangiye, naje kuyibona nyuma, gusa numvise ari ibintu byiza cyane ndetse bya gaciro. Munyemerere rero aya makuru, kubera ko ingingo mwumvise ko ari nyinshi, munyemerere imyigaragambyo ntago ndi buyigarukeho. Ubwo iby'imyigaragambyo nabishoje, nabwiye ko igicanga ni muri sheferi ya Bashari, akaba muri teritwari ya Masisi. Ubundi bakunze kuvuga ko ari muri Masisi Nord, ni Masisi y'amajyaruguru iriya. Noneho indi myigaragambyo iba muri Masisi Sud. Ubwo Masisi Sud ni mu gace ka Rubaya. Ubwo iyo tuvuze gicanga, niba habereye imyigaragambyo, hari uduce dukikije gicanga twa participye kuri iyo myigaragambyo, harimo nk'ahitwa buriya twafata nka Butare, tugafata Kibarizo, tugafata Burungu, tugafata wenda Kirorerwa, tugafata Bwiza, tugafata wenda aho bita ku Kabeza, tugafata ibyo bice byose yenda na Cyahemba ndetse na Muhongozi. Tugafata yuko abo ngabo bose bakoreye imyigaragambyo igicanga. Mweso yo igomba kuzabikora ukwayo, wenda ifatanyije na Gashuga na Kalembe yemwe ndetse na za Ampeti. Abo ngabo bashobora kuzakora imyigaragambyo kwabo cyo kimwe n'abandi. Hanyuma twavuga Rubaya, ubwo twavuga ko wenda niba sinzi ngo bayifatanyije n'abahe, ariko urumva ko Rubaya ni centre nini cyane, ishobora kwiyongeraho utundi duce tuyikikije two muri Masisi Sud. So byumvikane neza cyane rero ni Masisi Sud kuko ari mu cyerekezo cya Kivu y'Amajyepfo. Aho ngaho wenda tubisoze. Leta z'Ubumwe za Amerika turamenya iyo leta iyo ariyo. Iriya myigaragambyo impamvu tuyikomozaho mw'abantu mwebwe mukunda Machachari, inshuti za Machachari Official, ifite agaciro gakomeye cyane sur le plan diplomatique. Ifite agaciro gakomeye, niyo mpamvu mwabonye Patrick Muyaya akozi baba muri wino akandika avuga ngo iyi myigaragambyo irimo iraba ngo ni AFC mu 23 ngo irimo ngo irayitegura. C'est-à-dire que iragenda igakubita mu rutirigongo ikabababaza. Kara nakantu mushobora kugira ngo ni ibintu biri aho ngaho, kuko biragenda bigakora kuri Nations Unies ndetse umuryango mpuzamahanga nabo bakabona ko ibintu hari ukuntu bitabeze, kavuga bati burya kwisukira muri bara abaturage cyangwa kujya kurwanya bare abantu bashyikiwe n'abaturage ni ikibazo gikomeye cyane. So tunashishikariza n'abandi no mu yandi ma leta no mu yandi ma diaspora babitegure, vraiment byaba ari byiza cyane. Ndavuga ku ruhande rwa AFC mu 23 mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Munyemerere ibyo tube tubivuyemo, duhita dusimbukira gusa mu by'ukuri yes, birumvikana. Hari ibyo nari mbonye sinzi, nayigize ngo ni inkuru nshya, ariko birumvikana. Munyemerere dutangirire ku cyitwa imirwano, aho imirwano yabereye. Biba bisaba kugira ngo mbere yuko twinjira muri diplomasi turebe ese ubu ngubu situation sécuritaire ihagaze ite mu by'ukuri muri axe zigiye zitandukanye. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Dutangire hehe? Reka dutangire muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu cyerekezo cya ndakita icyerekezo cya Ancien Grand Katanga cyangwa se Katanga ya kera nini. Ku basaza bakuze niyo bitaga Shaba, kera
niko yitwaga, iza guhinduka mu 1997 ihita ihinduka yitwa Katanga. Ariko na kera cyane ngo aba Moise Chombe benshi barabizi n'ubundi yitwaga Katanga. So kuko Kongo yagiye ihindura amazina n'ubundi n'ibice bimwe na bimwe byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiye bihindura amazina. Nk'ubu ngubu nka Province Orientale nayo yaje kugabwamo kabiri, ubundi yigeze iba ho Kongo, irongera iba ho Zaire, iva kuri ho Zaire iba irongera iba Province Orientale, iba ho Kongo teniba Province Orientale, ubu ngubu yabaye Chopo ariko nyuma yo kugabwa. So birumvikana ko rero mu by'ukuri bigenda bihinduka bitewe nuko situation ziba zitwe, cyangwa se Congo Centrale y'ubu ngubu ubundi yitwaga kera yitwaga Bakongo, yitwaga Bakongo, abandi bakayita Matadi, ariko Matadi ni umurwa mukuru cyangwa se chefferie y'iyo ntara. Angomba ndi kugira ngo wenda abasaza batakibuka cyangwa se abamaze igihe kirekire twaragiye bahunga mbere cyane bagerageze gukompara iyo nyito ya kera n'iyubu, kuko mu by'ukuri kugira ngo bigende bigira inzira. Ngiye gutangirira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo arambwira ko imirwano mu by'ukuri yabereye mu bice bigiye bitandukanye biri hejuru ya za Makobora. Iyi Makobora tumaze iminsi tuyigaruka tubabwira ko hari iri kuberamo imirwano ikomeye ndetse inakakaye. Tumaze iminsi tubabwira ko mu by'ukuri coalition yahatakarije ku rwego rudasanzwe, n'ubu niko bikimeze magingo yangaya barimo baratakaza ku buryo budasanzwe. Amakuru arambwira ko uyu munsi tariki ya 24 kuwa gatatu mu gace ko bita Kirimbye mu misozi ihanamiye umujyi wa Makobora muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo haramukiye imirwano ikomeye cyane. Nyuma yo kwigarurira Makobora, ikitwa coalition zimwe zakoze repris strategique cyangwa repris tragique wa mugani wabo nkuko babyita, baragenda bahagarara mu gace ko bita Mbuku, ariko abenshi barimo za Wazalendo ndetse n'intera hamwe n'ingabo z'abarundi baragiye nabo bajya mu misozi iri strategique, baravuga bati Makobora isa nkaho iri hasi, reka tujye mu misozi yihanamiye natwe bizagora AFC mu 23 kudukura ahangaha. Kabone nubwo bavansa bakadvansinga bakagera yemwe na Baraka, ariko nubundi bazaba bari kudusiga mu migongo, tuzajya tubabuza umutekano. Uko byagiye bigenda hehe muri hano muri axe ya za Chambombo, ya za Rumbishi, ya za Katana, ya za Kabamba, itwo duce ubona dukunze kugarukamo umutekano mucyo byananiranye guhandoringa iyo probleme cyangwa se ako ka difficulty, bitewe nuko habayeho ku advancinga barakomeza baragenda, ariko baza gusiga ibyo bice bisa nkaho bihahanamiye bikirimo aduye, bikirimo intera hamwe izo za Kadasomwa n'ahandi. Akaba ariyo mpamvu mubona byaragoranye kugira ngo yego barahari, ariko ibitero byo nshobora kwita ibitero bya infiltration byo kwiyinfiltra n'ubundi byo cyangwa by'ubucengezi n'ubundi biraza bikahaba nk'uko musanzwe mubibona. Amakuru akatubwira ko iyi mirwano yatangiye mu masaha ya kare ya mu gitondo, ikaba kugeza magingo yangaye igikomeje. Ku ruhande rwa leta haravugwa ingabo zirimo FARDC, FDLR n'ingabo z'u Burundi, na hari video nabonye irimo ingabo z'aba special force bafite imbunda zidasanzwe, ari bamwe babandi mwabonye bagiye barasa bifunze ukuntu, bifunze amavi, bifunze inkokora ndetse banifunze no mu maso. Ngabo nibo bakomeje kurasirwa muri biriya bice, ndetse akaba n'intera hamwe bivuga ko bamwe batangiye gusubira inyuma muri amasaha mu masaha y'iki gishamunsi basubira mu mujyi wa Baraka. Uyu mujyi murabizi ko ari we kugeza amagingo yayo usa nkaho usigaye uhagarariye Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa Felix Antoine Tshisekedi. Amakuru akavuga ko rero iyi ntambara ikomeje guteza ihungabana ndetse n'umutekano w'abaturage bamwe bo mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane nko muri Baraka. Murumva ko ahangaha navuga ko magingo yangaya biriya bice twaduce twose nagiye mbabwira, nagiye ngarukaho twaduce twose nagiye ngarukaho nkababwira tuducu tunutu situation uko ihagaze. AFC mu 23 ntirasubira inyuma, nta birajya, iracyakontorora uduce twayo uko twakabaye. Ndakeka ko benshi nababwiye ko icyerekezo ari ukuva Mboku bakaba bakomeza bajya Kongoro, bakaba bagenda bakagera za Kabaro, n'ubundi byaba ngomba za Ankoro ndetse na za Manono, ho
inzira zishobora kuzoroha, nizo nzira mu buryo bunini, ni projet ya long terme, ntabwo ari ya none na mu gitondo. So iyi ngingo wenda reka mpite nyivaho muri biriya bice, mpite ngaruka ku nkuru ikomeje kugenda icicikana yitwa ngo ni alert. Wazalendo nyuma yo gukubitwa ku munsi w'ejo bakahamagara perezida wa repubulika ndetse na chef d'état major general bakamubwira bati nyamara uyu Kiviri n'abandi bakoze ibintu by'amakosa y'amaharangari, ati barashwe bamaze gutakaza batwima n'ibikoresho, bandika urwandiko ko badashaka uwitwa Colonel Michel. Amakuru atugera atubwira ko rero bongeye kuvuga bati ati la ville d'Uvira est devenue une base arrière du M23 pour attaquer Kalemi, Baraka et Maniema. Ati umujyi wa Uvira kugeza magingo yangaye wamaze kuba base arrière, ukomaze kubirindiro bikomeye bya FCM 23. Ati kugeza magingo yanga ngo pandake Kinshasa croix aux accords de paix. Ati mu gihe Kinshasa y'ubwayo ikomeje gutekereza ati amasezerano y'amahoro. Urumva avuga bati baragenda bavuga bati depuis le début de cette semaine ils sont très nombreux au Kakala, ancien cas de la MONUSCO à quelques kilomètres de la ville d'Uvira. Ati byo mutari muzi, ati AFC 23 tiba bagaragara ari benshi, ni yo bisa alerte mba ngomba kuyisoma nkamana babwira koko niba ukuri cyangwa niba atari ukuri. Ati mu gace ko bitakara ibirindo byose ari bya MONUSCO harimo ingabo nyinshi za AFC 23. Ati Baraki bagiye kubatombe, Kalemi betombe, ati na Kindu, ati ngibi bishobora kuzafatirwa ndetse n'umunsi umwe. Iyi ni coalition. Ati c'est mercredi 24 décembre, un mouvement suspect des hommes en tenue militaire et policière s'observe au port public de Kalundu à Uvira. Au même port, on signale un tas de pièces détachées en provenance. Ces pièces seront assemblées pour des ingénieurs rwandais étrangers démarrés. Urumva ati ariko ati hariya ku kiyaga cya Karundu, ku cyambu cya Karundu, ati hagaragara ingabo nyinshi, ati hagaragara n'ibintu byaharunzwe, ati bishobora kuba biriho aba engineer bagiye kubiterateranya, ati bigaragara ko ari amata akomeye y'intambara agiye guterateranywa agahita yinjira mu mazi, ati ibintu bikaba birakomeye. Ati rero mutabare rugikubita. Abangaba buriya alert zabo musanzwe muzimenyereye. Yo babonye umusiri gusa nta nduri vugira ubusa, yego tubyemere, na Muyaya nawe yabitangaje, ariko yo babonye kolone ya AFC 23 bo bazana amato n'amato, ntago bari bumva AFC itabaza, bakazana ibiki n'ibiki byose, ariko bo yo babonye kolone abasirikare 5-6, ati reka tibyakomeye ngo cette alerte doit être prise au sérieux par les autorités de Kinshasa. Le président de la République, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Défense, État-major du FARDC, tous les partenaires internationaux de la RDC. Ati mwese mubimenye, ati turabibamenyesheje nimwumva Baraka, Kalemi, Kindu birafashwe, ati ntimukavuge ngo ntago twarwanye. Ngo Wazalendo zatangiye kuvuga uko rero ibintu biba byanze. None ikibazo ushobora kwibaza ni iki? Barimo baratabaza bene ubwo buryo ngo ama CCLF, ariko bagakomeza bakagaba ibitero. Kuki bari kugaba ibitero kandi bigaragara ko badafite imbaraga zo kuba barwana? Ngayo nguko nahoze mbona bavuga bati turarwana ngayo nguko rero. Hanyuma reka hangaha mave mpita nsa n'ugaruka gatoya niziye muri Bukavu nababwiye ku munsi w'ejo, mbabwira ibyahabereye mu by'ukuri ndetse biza no kutaba byiza. Hariya byaje guhitana umupastor umwe, ndetse na Wazalendo zigeze muri enye ziza kurasirwa muri iriya axe yo kuri essence. Amakuru aravuga ko rero ndetse uretse ibyo ngibyo byabereye muri commune ya Bagira, noneho uyu munsi muri Kavumu mu gace ko bita Kaburungu ni hano yuvuye Kavumu usa n'ufata direction yo kwinjira muri parike, cyane cyane werekera muri direction ya za Bunyakiri, hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu. N'ubundi iyi coalition ngo yari iri kugerageza ngo igaragaze yuko igihari. Nge niko njya mvuga ko baba bagerageza ngo barebe ko bari, kuko nta resistance baba bafite yo kuvuga ngo barwaniye Kaburungu uyu munsi kuva mu masaha mu masaha yatambutse saa 4 niho byatangiye. Amakuru arambwira ko n'ubundi byakomeje kurinda bigeza mu masaha y'isa 8. Urumva ko rero magingo yangaya nabwo wakwizera ko ibintu byamaze kuba bisubira mu buryo muri ibyo bice. Hanyuma amakuru akavuga ko hari umuntu wambwiye iki kantu nawe nagasimbuka, ari muri biriya bice,
arambwira ati Monsieur Machachari ati uyu munsi turi 24 ejo ni 25 ati hagati y'iyi minsi ati utegure nanone gukonjiga verbe tombe ati kuko baba clochard mwarabumvise ari clochard murabazi clochard ingabo za FARDC niko Tshisekedi yabise ati bara clochard ati saa iyo yose bashobora kuva mu mujyi wa Baraka ati kuko n'ubundi bamaze gukubitwa ku rwego rudasanzwe ati vuba hangaha murongera mukonjige verbe tombe kandi twa duce twose twasomye turi hagati twose bashobora kumera nkaho batwirengagije ukumva Baraka ifashwe ndetse binyuriye no mu mazi ukumva ibintu bibaye bindi kuko mu mazi bamaze kugaragaza ko AFC mu 23 niba yaritoreje he ntimubimbaze bagaragaje ko ari intashyikirwa mu mirwanire yo mu mazi ko babiberetse ku buryo bukomeye cyane ibyo ngibyo ntago wabibaza ahubwo wabibaza ingabo za CNDD-FDD ziri kunyura mu mazi uko bimeze nuko AFC mu 23 biri kugenda. Hanyuma amakuru arambwira ko mvuye ahangaha mu mujyi wa ahangaha muri Kavumu ngaruke gatoya nze muri Kivu y'Amajyaruguru amakuru arambwira ko cyane mpere muri Grand Nord muri territoire ya Rubero amakuru aravuga ko 18 combattants cyangwa se abarwanyi bageze kuri 18 abiripotinze mu maboko ya AFC mu 23 harimo abaturutse mu ishyaka ryitwa MCLP FARE FPP ariko FARE ntabwo ari Forces Armées Rwandaises ubwo nindi sigle ntabwo ari FARE ya ex FARE yingi nindi FARE FPP ndetse na IPRC ngo bakaba mu by'ukuri biripotinze mu buryo buri volontaire ndetse bakagana mu gace ko aho bita Kasuo muri territoire ya Rubero akaba ariho mu by'ukuri biripotinge muri AFC M23 abangaba biripotinze basanze abandi bageze kuri 50 n'ubundi biripotinze hari ikirumbu n'ubundi bakazana n'ibikoresho byabo bari bayobowe n'uwo bita Baudouin bari baturutse kwa Jean Marie mu mutwe cyangwa se muri Nyatura yo bitaga ANCDH cyangwa bita ANCDH cyangwa Nyatura abazungu bakunze kwita ngo ni abazungu. Kuri iyi ngingo tuyivuyeho tuhita tusimbukira mu gace aho bita Mupaka mu gace ka Mupaka aka gace kitwa Mupaka n'ubundi nani mu mupaka bakita Mupaka n'ubundi kubera ko ari mu mupaka wa territoire ya Walikare ndetse na territoire ya Masisi ni hagati ya Kayanja ndetse na Gasheberi. Iyi Gasheberi murabizi ko Gasheberi uyigeramo mbere yuko werekeza aho bita za Kibati ariko noneho aho ngaho ni inzira uba wanyuzemo uturutse muri Nyabyondo. Alors uramutse waturutse hasa muri ibi bice birimo uramutse waturutse nkangaha za Mahanga ntuce umuhanda wose za Rwashi iyo ngiyo ngukomeze ugaca iyindi nzira yerekeza n'ubundi muri Walikare rusa n'uri kujya kwinjira muri ku misozi ya za Gasopo hari agace ko bita Mupaka akangaka AFC mu 23 nanone yongeye kugakuramo ikitwa coalition ya Wazalendo ndetse na FDLR bari basanzwe bakabamo akangaka rero kabarirwa muri secteur ya Osobanyungu muri territoire ya Masisi ariko usa n'uwinjira neza muri territoire ya Walikare ahangaha naho navuga ko ari ibirindiro bishya byo AFC mu 23 yinjiyemo uyu munsi ku manywa y'ihangu saha gusa byabereye kuko amakuru ari kumbwira ko naho bita Ndurumo apana Ndurumo ya hariya munsi ya za Kinyana ni ndi Ndurumo yo muri groupema ya Ruberiki muri Walikare amakuru aravuga ko AFC mu 23 naho bahakize ibirindiro noneho kuko ubundi ni nabwo bwa mbere ibirindiro byabo byahajya kubera iki byahagiye nababwiraga ko ikitwa Wazalendo zatanze condition kuri buri gasisitro ko muri territoire ya Walikare haba muri groupema ya Kisimba haba muri groupema ya Ruberike haba muri groupema ya Ikobo ariko hafi ya yose AFC irimo haba muri izindi groupema za Ihana groupema zirimo za Waloa Yungu Waloa Uroba ndetse na za Bakano gutyo hose aho Wazalendo bari aho ziri ya Mai ziri zategetse abaturage ko
buri gasisiro hari utuntu bita udusisiro iwacu, ntabwo wabyita umudugudu hariya iwacu muri Kongo mu bice by'amashyamba, wenda abahazi ushobora kuba basobanukiwe ibyo ari byo. Usanga ari nk'utuzu ahantu, usanga hanini n'agasisiro runaka ari famiye runaka, ari famiye runaka bahatuye utyo muri ibyo bice werekera iyo ngiyo. So bavuze ko bagomba, buri gasisiro kagomba gutanga ihene. Ushobora no kubona avuga neza ukavuga uti ni nkaho ari buri muryango wasabwe ihene, ngo ihene ngo yo kurya kugira ngo bitegure ngo bunane. Ibi ngibi rero byatumye AFC mu 23 biyirakaza, ijya gushyira defense aho ngaho mu birindiro bikuru by'aho bita Ndurumo, nyuma y'uko iyi coalition yo muri NDC Renove yari yarategetse abaturage bo muri ibyo bice ko bagomba kuzatanga iyo misanzu y'amahene ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo babone ukuntu bazarya ubunane, ngo utazabikora akaba azafungwa ndetse akagirirwa nabi. Abase barafungwa bagira gereza, urumva ibyo bashobora kumukorera ibyo ari byo. Iyi ngingo wenda ari nayo reka duhite tumera nkaho tuyivuye, duhite twigira hano mu gahugu kenyegeje, kuko n'iminota nayo ibitumereye nabi. Wowe bita Lieutenant Colonel Manirakiza, Lieutenant Colonel Manirakiza, uyu nguyu wari warashwe na AFC mu 23. Biravugwa ko uyu Patrice Manirakiza wari uyoboye batayo ya 18 y'ingabo z'u Burundi, yari kurwanira ha mu gace muri biriya bice, yararashwe arakomereka, araswa akurikiranye na mugenzi we n'ubundi warashwe arahapfira, araswa akurikiranye na Lieutenant n'undi mu general nawe waharasiwe. Hari ahaguye ama officier atari munsi y'ane, mu officier supérieur yaharasiwe atari munsi ya 4. Bavuga ko uyu nguyu rero we yaje gukomereka bikomeye cyane, ngo ariko ngo akajyanwa mu gihugu cy'u Burundi ngo avurwe aho bita Tanganyika, niba ari clinique yitwa Tanganyika hariya, nkuko amakuru aturuka hariya atubwira ngo hari clinique yitwa Tanganyika. Ngo bivugwa ko uyu mugabo rero ngo byananiranye kugira ngo ajyanwe mu Burundi, mu Buhindi plutôt, none byaje kurangira uyu munsi mu masaha ya mu gitondo uyu mugabo yitabye Imana. Uyu officier rero akaba yaguye mu bitaro bya Tanganyika Care Hospital bya Bujumbura, ndetse azize ibikomere bikomeye cyane. Ariko mana yanjye abayobozi komeje kuraswa. N'abasirikare benshi ndimo ndakusanya amazina yabo bose baba ofisiye bakuru baguye hariya, kugira ngo muzabyumve yuko mu by'ukuri umurundi hariya, cyangwa se umudede, nzajya mvuga umudede ntazamvuga abagenzi bacu wenda b'abarundi dukundana tena no ku rubuga wenda bakabyumva nabi, ni leta CNDD-FDD kuko niyo mbi, n'aba abavandimwe b'abarundi bo mu by'ukuri nta kibazo cyabo, nta ribi ryabo nta na gatoya kabisa. Ni abavandimwe n'ubundi dusangiye buri kimwe cyose, dusangiye ururimi, dusangiye ndetse n'umuco, buri kimwe cyose. Hanyuma wenda icyo nshaka kindi kugarukaho nuko magingo aya ngaya i Kinshasa hagaragaye ingabo z'abazungu, bivuga ko zaturutse muri Amerika, cyeka mwarazibonye. Amakuru aravuga ko izi ngabo bivuga ko ntabwo ari abacancuro, biravuga ko ari societe privée y'abanyamerika. Abandi bakavuga ngo ntabwo ari societe yigenga, ati bishobora kuba ari abasirikare bo kwa Trump bohereje. Ariko njye amakuru mfite ya nyayo asize amavuta ndetse anizewe, ni societe yigenga y'abanyamerika ariko izwi muri Amerika, nayo yazanywe isanga ya Blackwater n'ubundi yahangaha isanzwe yarasiwe hariya muri biriya bice b'abanyakolombia ndamande. Aba rero nabo ngo baje ngo ni abanyamerika bahawe ubutumwa. Rero uyu muntu yababwiye ati chers américains, ati bavandimwe abanyamerika, vous venez d'arriver à Kinshasa, ati mumaze kugera i Kinshasa, et bientôt vous serez à Uvira, ati vuba ngaho muraba mwerekeje Uvira. Je vous fais un petit rappel, ati nashaka kugira ngo mbibutse gake. Avant vous et avant janvier 2025, la RDC comptait plus de 2000 mercenaires en provenance de plusieurs pays. Ati mbere yanyu, ati na mbere y'ukwezi kwa mbere 2025, ati ahangaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abacancuro barenga ibihumbi 200 bari baraturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Muri ibyo bihugu harimo Uburusiya, Ubufaransa, ndetse hari n'abasirikare n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, yemwe hari n'abasirikare bo muri Afrika y'Epfo. Je ne vais pas vous donner le détail de quelle manière ils sont rentrés chez eux. Sinshaka kubasobanurira cyane uburyo bwabo batashye iwabo.
je vais vous donner de telle manière. Et aujourd'hui, j'ai pari qu'ils peuvent accepter toutes les missions possibles, sauf pour la RDC. Ati ntekereza ko ndetse nshobora no gushetera ko ubu ngubu bashobora guhabwa mission zose bakazemera, atari commission yo gusubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashobora kutayemera. Uyu ni wo wabaherezaga inama. Une analyse sur ces images, vous êtes d'abord moins nombreux et selon le radar, vous êtes la plus faible unité militaire que Trump vient vendre au peuple congolais en échange de minerais. Confère accord 99 ans entre Tshisekedi et Trump. Ne commettez pas d'erreur fatale et irréversible. Bienvenue en RDC. Ati mw'abantu amakuru dufite niko babwiye, ati mfite amakuru yuko muri bake, ati kandi muraciriritse cyane par rapport y'abandi bari barahangara. Ati Trump araje abagurishije amabuye y'agaciro ku masezerano yagiranye na Felix Antoine Tshisekedi. Ati nama mbahaye mwokagira imana mwe, ati ntimukore ikosa ryo koherezwa ku rugamba ngo mujye kwitabika, ati murahura n'akaga gakomeye cyane. Ngayo nguko ndanashoje kabisa. Mbashimire cyane kuba twabaye abo n'abamesene bari Kinshasa, turajya tugenda tubinjiramo bamaze kuhagera mwababonye ku munsi w'ejo bari Kinshasa, ni bakeya cyane, ngo ni societe prive ni bakabuhariwe. Reka turindire uko bagiye kwitwara mu rugamba ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. N'ubundi bisanzwe ni Machachari official. Mukomeze, mu by'ukuri ndabashimiye cyane, ndetse mukomeze mubane natwe mu makuru tujya tubategurira umunsi ku wundi. Tuzasubire ku munsi w'ejo. Ciao ciao.